maze igihe gitoya ngiye gusura u Rwanda, ibyo nabonye mu Rwanda nubwo benshi bavuga ngo umuntu ntabwo ashobora kuvuga ibyo yabonye kubw'urukundo rw'umwami wacu Yesu Kristo. Nagira ngo mbasubize hamwe, bamwe hari ibibazo bambajije byose kubera akanya gato nari mfite ntabwo nashoboye kubisubiza, ariko nagira ngo mvugane n'abantu bambajije ibibazo. Icya mbere, umwana yarambajije ati hano hari abarokore, hano mu Rwanda hari abarokore ibice bitanu by'abarokore byiforumye mu Rwanda ngo bitwa abarokore. Umurokore ni iki? Umurokore kera yari umuntu wakijijwe, umurokore kera yari umuntu wuzuye umwuka wera, umurokore wa kera byavugaga umuntu utiba, umuntu utabesha, umuntu udakora ibintu by'ibyaha twasize inyuma. Ubu iyo umuntu ashaka kukwiba yiyita umurokore, iyo umuntu ashaka kubesha yiyita umurokore, iyo umuntu ashaka gusambanya umwana ukiri muto arabanza akiyita umurokore akabona uburyo amugeraho. Ntabwo kwitwa umurokore ari imyambaro, ntabwo kwita umurokore ari uko umuntu aba asengera mu rusengero. Umurokore yari umuntu wanze ibyaha. Kera umurokore wa kera yakunyuragaho ukumva akayaga k'umwuka wera kaguciye iruhande, ukumva Yesu urukundo rwa Yesu ruragutwikiriye. Kera niyo kabaraga kowe imyaka 14, niyo kabaraga kowe imyaka 12, umurokore ya umusaza umukecuru, umurokore ya abamama abapapa, umurokore yakunyuragaho ugahita wumva Imana, ugahita wumva ikintu kikubaye mu mubiri wawe. Kera wagiraga ahantu abarokore bateraniye, uca mu muhanda bo bateraniye hepfo aho ugahita wumva imbaraga z'Imana zirakutwikiriye, ugahita n'ubu byagenze bite byagenze bite. Narafukamye ndasenga nifite nsengera izindi gahunda, ngiye kubona mbona ibintu bimeze nka za filime za kera, za video zazindi zigenda zikurikiranye zica imbere. Henga amatwi ndaceceka ndeka gusenga, ndatangira ndareba, ngiye kumva numva ijwi ry'umwuka wera rimwe ambwira atuje cyane ngo abo bose ubona baraguye. Ariko iyo ari mu buryo bw'iyerekwa uba umeze nkaho uhari neza. Ntabwo nashoboraga kumva ko ibyo ndimo ndabona ngo abo bose ubona baraguye 90%, abo bose ubona baraguye. Noneho najyaga nkabona n'amacano ahita muri imbere yanjye genda ahita nkagerageza ngo ndebe abaribo. Ntiyemeye ko ndeba amenya abaribo. Imana igira neza, Imana igira imbabazi, ariko yari menshi ahita. Nibwo natangiye ndarira ndavuga Mana tubabarire, Mana tugirire imbabazi. Amananjye ariko we yanyumvishaga akababaro afite mu mutima, umubabaro afite mu mutima. Kubona mwarize mukiga Bibiliya, mukiga teoloji, mugakizwa, Imana ikabakura ahantu hakure, ikabakura mu byondo, ikabakura muri nyakatsi. Bamwe abandi yabakuye ku birenge bagendaga n'ibirenge, abandi yabakuye mu ngwara zikomeye. None ubu mwigize ibigirwamana, mwahindutse ibigirwamana, muraza muri cano. Noneho babantu bakaza bakabuzura bakabumva murimo murakoreshwa n'imbaraga zitari iz'Imana, kandi namwe mubizi ko izo mbaraga mukoresha nizo zibahemba nyuma. Mwagize ejo mukaza mukavuga muti Imana yavuze gutya, ubu Imana ireba iki, Imana ireba ibi n'ibi, Imana ikeneye ibi n'ibi. Nta muntu ukibwira abantu ngo bareke icyaha, nta muntu ukibwira abantu ubugingo bwawe ngo buri muri danje, uri hafi gutakaza ubugingo bwawe, ibyo urimo bivemo. Nta muntu ukibwira abantu iryo jambo. Niyo mpamvu igihe kirageze mwinjiye mwavanze itorero n'idini ntaho bihuriye. Abenshi baba babajwe n'ibirimo kubera mu madini, ariko ibyo bintu twita amadini byose Yesu afitemo umugeni, Yesu afite ahantu abantu buzuye umwuka wera. Ijambo ry'Imana rivuga ngo buzuye umwuka wera nibo bana b'Imana. Byari akanya gato nari mfashe ngira ngo mbabwire ngo igitabo cy'umubare, igitabo cya Ezekiyeli igice cya 44 umurongo wa 23 haravuga ngo uwo ni wo muhamagaro wanjye. Haravuga ngo bajye bigisha, ndasoma iri jambo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Igitabo cya Ezekiyeli 44 cyavuga ku Balewi icyo bari bashinzwe, ngo bajye bigisha ubwoko bwanjye gutandukanya ibyera n'ibitejejwe,
kandi babumenyeshe ibyanduye n'ibitanduye. Mwakira ijambo ry'Imana bavandimwe, mu izina rya Yesu. Nagira ngo mbwire umuntu, mama wowe ufite abagukurikira benshi, bariya bana b'Imana bagukurikira, bumva ijambo ryawe, bagukurikira bagukurikiye kuva kera ugitangira, none ubu wagiye mu bintu bya smartness, wagiye mu bintu byo kuba umusitari, ubu musigaye mushaka abayoboke nk'aho muri abakinnyi b'umupira, cyangwa mushaka abayoboke nk'aho muri abaririmbyi b'umuziki wo mu isi. Babandi bajya ku macano hose bashaka abayoboke ngo bashake ngo abantu babamenye, abo turabareba tukabamenya. Ariko wowe Imana yahaye umwuka wayo wera kugira ngo uvuge ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana itanze impano ntabwo yongera kuyaka, ntabwo yigera iyaka, irayikurekera ugakomeza ukayikoresha. Ariko none iyo uyikoresheje nabi iragutekereza ikavuga iti none tuzagera igihe duhure, nitumara guhura nza kubaza impano naguhaye uko wayikoresheje. Ntabwo Imana itanze impano ntabwo yigera ikuraho, irayikurekera ukayikoresha. Iyo mpano Imana yaguhaye urimo urayikoresha ute? Kubona umuntu yahagarara imbere y'abantu ibihumbi akavuga ati Yesu yarambwiye ngo nzabe natirere, byarangiza ejo kaza ashizeho inzara z'ubururu zigeze nk'iriya. Wa wundi akaza imbere akavuga ati noneho nabaye umurokore, akagenda akogosha umusatsi, amahereni yose akayajugunya, amapantaro akayajugunya, agashyiraho ijipo igeze ku birenge, byarangiza akaca hirya akajya gusambana. Ayo madayimoni yateye u Rwanda, amadayimoni yateye amatorero yo mu Rwanda, amadini yo mu Rwanda, ahantu hose abakozi b'Imana barananiwe, abakozi b'Imana barananiwe, abakristo banyobewe, noneho mwabateye urujijo. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo iyi Bibiliya, ufite urujijo ajyemo hano apfukame asenge, abaza Imana ukuri, Imana izabona umutima umenetse. Ni kuvuga muri Zaburi ya 51 haravuga ngo Imana ngo ntabwo ujya yirengagiza umutima umenetse. Mureke kureberanaho, ngo uyu niba yakoze ngo natwe turaba. Biteye agahinda kubona, munyumve neza aka kantu gera kambwiye igihe yarimo anyereka ukuntu mwese murimo murakora muri ayo macano ya YouTube, uburyo mukorera inyuma mukaza imbere mukerekana indi maje. Karande mwirirwa ayo mabutike nabonye, aba bantu bacuruza karande, niko yambwiye, amabutike acuruza karande. Yari amabutike cyanuza amabutike ahindutse amabutike. Ndavuga narimo nibaza amabutike bacuruza iki, arambwira ngo bacuruza karande. Kubona mwigisha ijambo ry'Imana ukavuga ngo Yesu iyo umwemeye nk'umwami n'umukiza arakubarira ibyaha byose, hanyuma wakwemera kwibizwa no kubatizwa mu mazi menshi, umubiri wawe akawuhindura agashiramo amaraso ye, umubiri wawe ukaba icyaremwe gisha. Icyaremwe gisha ntaho gihuriye na karande. Iyo umuntu akijijwe, iby'abasekuru n'abasekuruza bose ntaho biba bikimugurikira. Ariko mwebwe muragenda mugakoresha abakristo amakosa bituma bongera kugirana contact na y'amadayimoni yabavuyemo. Noneho y'amadayimoni yabavuyemo akongera akagaruka, ubwo mukaba mubonye uburyo muzabasengera. Mwamara kubasengera mukababwira ngo rero reka ngusengere ngurama amayero 100, ngusengere amayero 100, reka ngusengere umpe amadolari 100, reka ngusengere umpe ibihumbi 100. Umukristo wibijwe yabatijwe wuzuye umwuka wera ntabwo agira karande. Ariko uwo muntu ukiri aho ngaho mu muryango we ashobora kugira karande. Wa undi utarigeze yemera Yesu ashobora gukurikiranwa n'ibintu byo mu miryango by'abasekuru n'abasekuruza. Ariko umukristo ntabwo agira karande. Umukristo ntabwo ntahahuriye karande. Umukristo ashobora gucumura, umukristo ashobora kwibesha, kandi Yesu aravuga ngo umusabye imbabazi wese aramubabarira. Ibintu Yesu aba yarakwiye mu muntu igihe twabatizwaga ntabwo yongera kubigarura. Izo karande zose Yesu yaravuze ngo mubatizwe mwe mwuzure umwuka wera, mubatizwe mu mazi menshi mwuzure umwuka wera, muhinduke ibyaremwe bisha. Ntabwo yavuze ngo karande z'abasokuruza n'abasokuruza abanyizi zabakurikira. Uwubatijwe abagemeye ko Yesu ari we se, ari we data, ari we Mana, ko yanze ibyaha, ko yanze ibyo yaba afite
byose mu mubiri ibyaha byamukurikirana byose. Yesu araje, Yesu ari bugufi arimo anatubwira ngo tubabwire ntitubareke ngo mwicare hano kuko murakomeje gukora kwicara mu macano kuko muzi ko hariho abantu babarebera. Iyo abantu bananiwe, iyo abantu barimo bararuka, servo yabo iri febre, servo yabo nta ntege ifite, hanyuma bakamiragura biriya bintu byose mwerekana, biriya bintu byose muvuga. Mwakwigishije ijambo ry'Imana, mwigisha ijambo ry'Imana, mureke gucuruza karande. Hari abo Imana yakoresheje kera, ubu ntabwo ikibakoresha, ariko baza kuvuga baraza bakigisha bakoresheje izina gusa, ni izina gusa ryasigaye, bakavuga ibitangaza bakoraga kera. Imana yabakoreshaga kera kuko nta muntu ukora igitangaza, ni Imana igikorera muri wowe. Karande mucuruza igiye kuzatera igihombo u Rwanda. Haje izindi ndwara, haje izindi ndwara, nimutihana ngo mureke gutukisha izina ry'Imana. Abantu benshi, abana bato barashaka gukizwa, abana bato barashaka kwihana, ariko iyo barebye uburyo, kubona umukozi w'Imana ahagarara akavuga ati njyewe ubu byarancanze, uyu munsi iracumura nkabivuga, nkaza muri cano nkabivuga, ejo nkongera nkihana, ejo nkongera ngacumura, kandi ukabona uwo muntu ukabona ayoboye itorero, Satani arimo amukomera amashyi, ati turakwemera, ujya kubona ukabona n'abandi banditse hepfo ngo turakwemera. Mwemera umuntu koko? Mwemera umuntu? Turakwemera. Mumbabarire, aba bamama n'aba bapapa baguye, basi neza ko baguye, baba mu byaha batarabivamo. Tuzi neza ko Yesu akiza, Yesu ababarira, Yesu ashobora kuzabeza umunsi wabo gutaha cyangwa mu nzira akabeza, ariko bagomba kumenya yuko nubwo abandi bababwira ngo ibyo barimo ntabwo ari ibyaha, Yesu ntabwo ari sentimentali. Yesu ntabwo avuga uyu ni umuvugabutumwa nkunda cyane, niyo mpamvu ntabwo nshobora kumubwira ibyaha arimo, ntabwo nshobora kumubwira ko ubugingo bwe buri muri ubugingo bwe ashobora kubuta, ntabwo nshobora kumubwira ko ari kigusha, ntabwo nshobora kumubwira ko intoki ze zanduye, ko adashobora gusengera abantu, ko intoki ze zanduye, intoki ze ziranduye. Ntabwo mushobora kumubwiza ukuri. Divorce usenga umuntu ushakana n'umuntu wakoze divorce. Icyambere, umusore uza agafata umugore wakoze divorce akamugira umugore we, abasambana. Na wa mugore ugenda agashaka umugabo wakoze divorce, abasambana. Bibiliya iravuga aho hantu rero murahasoma, mwahagera neza, mukahasimbuka, mwarangiza mukavuga ngo Imana yaduhamagariye amahoro. Uzi amahoro yariyo? Amahoro mu mutima ni kubona wowe uzi ijambo ry'Imana, mukozi w'Imana, mwene data, kuba uzi ijambo ry'Imana, uzi ko watandukanye n'umugabo wawe, warangiza ukajya gufata umwana w'umusore, ugafata undi mugabo wari ufite opportunity yo kugira umugore we bwite, ukagenda ukamufata ukamugira uwawe. Ubusambana. Genda bikubwizanye urukundo rwa Yesu, umenye yuko Yesu ntabwo ari sentimentali. Yesu ntabwo akureba ngo abone yuko wowe urenze. Yesu aragukunda cyane. Nuva muri ibyo byaha uzakoreshwa n'imbaraga z'Imana, ntabwo uzakoreshwa n'imbaraga z'abamarayika baguye, uzakoreshwa gusa n'imbaraga z'Umwuka Wera. Ntabwo mwabonye Petero Satani yamuvugiragamo kandi na Yesu akamukoresha? Ntabwo mwabibonye? Ariko Petero iyo Satani yamuvugiragamo, Yesu yabaga ari aho ngaho kugira ngo amubwize ukuri. None mwe muricarana ntimubabwize ukuri, barimo barasama, ntimubabwize ngo reka ngo ndamukunda cyane, ngo akora neza, ngo avuga neza, ngo wawu. Abakristo baguye mu rujijo. None se ubwo muzabikizwa n'iki? Yesu ntabwo ari sentimentali. Yesu ntabwo akureba nk'umusitari. Yesu akureba nk'umuntu w'umunyantege nke, nk'uko ubivuga uti byaranshanze. Ariko Yesu rukunda gukunda rurenze urwo abantu bose batonze umurongo kuri cano yawe bagukunda. Buriya uko bareba bariya bose nta wagenda kungwa gupfira.
no, baragukunda kuko uri entertainment kuri bo, kuri entertainment kuri bo, hari agaceya bakwigiraho, ariko mu bijyanye n'ubugingo ni wowe ugomba kwirwanirira. Reba ibitero satana agutera kubera uwo muryango ufite ufunguye, uwo muryango ufite ufunguye. Ese ujya wibaza umunsi uzava mu mubiri? Ujya ubitekereza? Ujya ubitekereza wa munota wa nyuma? Aba bakunzi bose bo muri cano nta n'umwe uzaba uhari. Igihe amaso yawe azaba atangiye kuzima, urimo urareba ibintu by'umwuka, umuntu barimo bavuga ngo ni agatima gusa gasigaye gatera. Aba bantu bose bakubwira ngo uri umukozi w'Imana ubikora neza iki, ariko ntibagire ikibazo ngo bavuge bati ubugingo bwawe, ubugingo bwawe. Genda kubwiza ukuri, nitwa Levita wa Yesu, ndakubwiza ukuri, nanjye ndagukunda cyane. Niyo mpamvu nkubwiye ngo utekereze kuri wa munota wa nyuma, ubwo uzava mu mubiri, ubwo uzava muri iyo smartness yawe. Kubona umuntu hasi akavuga ati Yesu yambwiye ngo mbe natirere, ejo ukajya ugasanga yanyereje, ejo ugasanga yagize akongera akagaruka. Abakristo mubateye urujijo. Uwiteka Imana aguha imbaraga, aguha imbaraga.